Bakunzi ba Kamera Gospel TV Show, turaramukije neza. Imana ibaha umugisha w'igitondo gishyashya cy'umugisha Imana iduhaye. Tugeze ku munsi wa 16 twiga igitabo cy'ubuzima bufite intego, muri kumwe na Jean Bosco Nshimiyimana kuri Kamera Gospel TV Show. Munsi wa 16 turasoma amagambo avuga ngo ikirusha byose agaciro. Uru ni urugendo rw'iminsi 40, munsi wa 16. Mu by'ukuri wowe wabanye natwe, ukagendana natwe muri minsi ishize, wateye intambwe ikomeye cyane. Wagize umwanya munini wo kuganira n'ijambo ry'Imana muri gitabo, wagize umwanya munini wo kumva impinduka mu buzima bwawe. Ni ukuri Imana ishimwe ku bwawe. Mana warakoze kuko uri mu ruhande rwacu, utugiriye neza, duhana umunsi mushyashya. Tugiye kwiga kandi dukomeza kwiga urugendo iminsi 40 twiga ikirusha byose agaciro. Ku buzima bwacu ikirusha byose agaciro nicyo turimo kutwiga uyu munsi. Dufashe rero umugisha wawe, tugisobanurire turushaho gucyuka kandi muri urugendo rw'iminsi 40 ku munsi wa 16 duhabwa umugisha nawe. Urakoze ku mwanya wacu rero kutugirira neza. Ibyiza byose by'Imana wakwizera ko bidurana kugera ku munsi wa Yesu. Amen. Ibyo navuga byose, ibyo nakwizera byose, n'ibyo nakora byose, ntafite urukundo ntacyo byose byaba bimaze. Amagambo ari makuru nawe igitwara Pawulo yandikira ku rwa mbere igice 13 avuga ngo ibyo navuga byose, ibyo nakwizera byose, ndetse n'ibyo nakora byose, ntafite urukundo ntacyo byaba byose byaba bimaze. Gukunda ni ukugenda nk'uko Imana yagutegetse kubaho, nk'uko mwabyumvise uhereye na mbere. Itegeko ryayo ni rivuga ngo mubeho ubuzima bwo gukunda. Ibyo tubona mu rwa kabiri Pawulo yandikiye urwandiko rwa kabiri rwa Yohana igice cya 6 igice cya 6. Urwandiko rwa kabiri rwa Yohana igice cya 6 agaciro ko kubaho kari mu gukunda. Uko Imana ari urukundo, isomo riruta ayandi ishaka ko twiga mu buzima ni ugukunda. Iyo dukunze nibwo turushaho gusa nayo. Niyo mpamvu urukundo ari rwo rufatiro rw'amategeko yose yaduhaye. Amategeko yose ashobora gushyirwa mu macamake y'itegeko rimwe ngo ukunde abandi nk'uko wikunda. Kwiga gukunda nta nyungu zawukurikiye ntabwo ari ibintu byoroshye, bihabanye cyane na kamere yacu, ubundi yireho gusa. Niyo mpamvu Imana yaduhaye igihe cy'ubuzima bwose ngo twige kubikora. Imana ishaka ko twiga gukunda abantu bose, ariko ishaka mu buryo bwihariye ko dukunda cyane abo umuryango wayo. Nk'uko twamaze kubibona, iyo niyo ntego ya kabiri y'Imana ku buzima bwawe. Petero aratubwira ngo mugaragarize bene data urukundo rwihariye. Pawulo yikiriza igitekerezo agira ati tugire tugirire bose neza ko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Kuki Imana ishimangira ko tugomba gukunda no kwita byihariye kandi kubizera? Kuki bahabwa isumbwe mu gukundwa? Kuko Imana ishaka ko umuryango wayo umenyekanira mu rukundo. Ukundana kuruta ikindi cyose. Yesu yivugiye ko urukundo dukundana ari bwo buhamya bukomeye mbere y'abari mu isi kuruta amahame y'ibyo twizera. Yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa nyakuri. Mu ijuru tuzanezererwa umuryango w'Imana iteka ryose, ariko imbere yaho turacyafite umurimo ukomeye hano ku isi wo kwitegura kubaho ubuzima bw'iteka mu rukundo. Imana itwigisha iduha inshingano za buri muntu mu muryango, kandi iza imbere y'izindi mu gukundana. Imana ishaka kugirana ubusabane bwa kenshi kandi bwa hafi n'abandi bizera, kugira ngo utore akamenyero ko gukundana. Ntabwo ushobora kwiga gukunda
uba wenyine, ugomba kuba hamwe n'abandi bantu bateye umujinya, abantu bafite inenge, abantu badakora neza ibyo bashinzwe. Mu busabane n'abandi twiga amahame 3 y'ingenzi. Ihame rya mbere, uburyo bwiza bwo gukoresha ubuzima no gukunda. Urukundo ni rwo rwagombye kuba urwa mbere mu buzima bwawe, rukaba intego yawe iruta izindi, rukaba icyifuzo cyawe gikuru. Ntabwo urukundo ari agace keza k'ubuzima bwawe, nicyo gice gikomeye. Bibiliya iravuga ngo mureke urukundo rube intego yanyu ya mbere. Ntabwo bihagije gukunda ngo kuvuga ngo kimwe mu bintu nshaka mu buzima ni ukugira urukundo, nk'aho hari ikintu kimwe ku rutonde rw'ibintu nk'icumi ushaka guhitamo. Kubana n'abandi bigomba gushyirwa imbere y'ikintu kindi icyo ari cyo cyose mu buzima. Kubera iki bigomba kugenda gutyo? Ubuzima butarimo urukundo nta gaciro nyakuri buba bufite. Pawulo aravuga neza aho agira ati, ibyo navuga byose, uko nakwizera kose, n'ibyo nakora byose hatarimo urukundo, byose ntacyo biba bimaze. Akenshi twitwara nk'aho ubusabane n'abandi ari ikintu tugomba gushakira umwanya muri gahunda z'ubuzima bwacu. Oya, turavuga ngo tugomba gushakira abana bacu igihe, cyangwa ngo tugomba guha abantu umwanya mu buzima bwacu. Ni nk'aho ubusabane ari agace k'ubuzima bwacu tubangikanije n'indi mirimo myinshi. Ariko Imana yo iravuga ngo kubaho nyakuri ni ukubana neza n'abandi. Ane mu mategeko 10 y'Imana yerekanye imibanire myiza yacu n'Imana, kandi andi 6 asigaye avuga ku mibanire yacu n'abandi. Ariko yose uko ari 10 avuga ku mibanire. Yesu yashyize mu magambo make aravuga ngo ibyo Imana ishyira imbere mu nteruro ebyiri gusa, gukunda Imana no gukunda abantu. Agira ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Irya kabiri rihwanye naryo riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'aho ubwawe cyangwa nk'aho wikunda. Muri amategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanwe n'ibyahanuwe niyo yuriraho. Nyuma yo kwiga gukunda Imana cyangwa kuramya Imana, kwiga gukunda abandi niyo ntego ya kabiri y'ubuzima bwawe. Igihe ubuzima bwawe agaciro ni ukubana n'abandi, si ibyo umuntu ageraho cyangwa gutunga ibintu byinshi. Niba ari uko bimeze rero, iki gituma imibanire yacu n'abandi ari bishyira inyuma y'ibintu byose. Iyo gahunda zacu zimaze kuzuramo imirimo, dutangira kugabanya ubusabane n'abandi, tukagabanya igihe, umwete n'ubwitange bikenerwa kugira ngo abantu bagire imibanire irimo urukundo. Bityo iby'Imana yashyize imbere bigashyirwa inyuma na gahunda zikubagaho. Guhugira muri byinshi niwo mwanzi wa mbere w'imibanire myiza. Usanga akenshi duhangayikishijwe no gushaka ibitubeshaho, gukora imirimo dushinzwe, kwishyura imyenda no kugera ku ntego twihaye nk'aho ari byo by'ingenzi. Ariko si byo. Iby'ingenzi by'ubuzima ni ukwiga gukundana, ugakunda Imana n'abantu. Ubuzima iyo bukuye mu rukundo busigara ari ubusa. Urukundo ruzahoraho iteka. Indi mpamvu ituma Imana idusaba gukundana ni uko urukundo ruhoraho iteka. Ibi bintu 3 bihoraho iteka harimo kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Urukundo rugira umurage warwo. Uburyo wita ku bandi nibyo bizasigara bikuvuga igihe wavuye ku isi, kuruta ubutunzi cyangwa ibyo uzaba warabayeho wararunze. Nk'uko Mama Teresa yigeze kubivuga, icyangombwa si ibyo ukora, ahubwo ni urukundo ushyira mu byo ukora. Urukundo ni rwo banga ryo kwibukwa kudashira. Yicaye iruhande rw'igitanda cy'abantu benshi mu masaha yabo ya nyuma. Iyo bageze ku muryango w'ubuzima bw'iteka, nta n'umwe nari numva avuga ngo muzanire diplome zanjye, ndashaka kuzireba bwa nyuma, cyangwa muzanire na bya bikombe by'imidari natsindiye, ya saha ya zahabu bampayemo impano. Iyo ubuzima bwa hano ku isi burimo burangira, abantu ntabwo bahamagaza ibintu. Icyo baba bashaka ni abantu,
abantu dukunda nabo dufitanye amasano. Mu masaha ya nyuma y'ubuzima twese dusobanukirwa ko kubana neza n'abandi ari byo by'ingenzi mu buzima. Ubwenge ni ukumenya ibyo hakiri kare. Nuzategereza ko ugera ku munota wa nyuma usamba ngo ube ari bwo usobanukirwa ibi byose ntacyo bimaze. Ntuzategereze ko ugera ku munota wa nyuma ngo abe ari bwo usobanukirwa ko ibi bindi byose tubwira ntacyo bimaze. Tuzagenzurwa ku rukundo. Impamvu ya gatatu urukundo bigomba guhinduka intego ya mbere mu buzima bwacu ni uko aricyo tuzagenzurirwaho mu buzima bw'iteka. Bumwe mu buryo Imana igenzura ko wakunze mu bugingo bwawe ni uburyo bwiza ubana n'abandi. Nugera mu ijuru ntabwo Imana izakubaza ngo mbwira iby'akazi wakoraga, amafaranga wari ufite muri banki, imyidagaduro wakundaga, uburyo izakubaza uburyo witaye ku bandi, ahubwo izakubaza uburyo witaye ku bandi, cyane cyane abari mu bibazo. Yesu yaravuze ngo uburyo bwiza bwo kumukunda ni ugukunda abo mu muryango we no kwita ku bibazo by'imibereho yabo. Ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari inyuma hanyuma y'abandi, ari jye mwabigeneye. Igihe uzagera mu bugingo bw'iteka ibindi byose uzabisiga. Icyo uzajyana gusa ni uwo uri we. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo iki cyo kimara cyangwa se icyo kimaze ni ukwizera gukorera urukundo. Kuko kumenya ibyo ngibyo nakugira inama yo kujya upfukama cyangwa ukicara iruhande rw'igitanda cyawe uko ubyutse buri munsi, maze ugasenga ngo Mana, nagira ikindi ngeraho cyangwa se singira icyo ngeraho uyu munsi. Ndagushaka gukora uko nshoboye, nkamara umunsi wose nkukunda kandi nkakukunda n'abandi, kuko icyo nzi cyo ubuzima bubereyeho, icyo nicyo ubuzima bwanjye bubereyeho. Umfashe uyu munsi simfushe ubusa, kuko Imana yakongera undi munsi wo kubaho niba uri wupfushe ubusa. Ubuzima bwo kugaragaza urukundo ni ukubona igice. Agaciro duha ikintu cyose uzakabwirwa n'igihe twemera kugiha. Akuha ikintu umwanya munini niko werekana uburemere n'agaciro ugiha. Nushaka kumenya ibyo umuntu runaka ashyize imbere, ujye witegereza ibyo ahaha agaciro kanini. Igihe nicyo mpano y'igiciro cyinshi wahawe, kuko kiza mu buryo bugeze budahinduka kuri buri wese. Ushobora gukorera amafaranga ukagira menshi, ariko ushobora kongera igihe. Iyo uhaye umuntu igihe cyawe uba umuhaye igice kinini cy'ubuzima bwawe utazigera ugarurirwa. Igihe ufite niwo ubuzima bwawe. Niyo mpamvu impano iruta izindi ushobora guha umuntu ari igihe cyawe. Ntabwo bihagije kuvuga ngo ubusabane ni ikintu cy'ingenzi, ugomba kubyerekanisha igihe uguha amagambo gusa nta gaciro afite. Bana banjye, urukundo rwanyu rwe kuba amagambo gusa n'imvugo, ahubwo dukundane mu kuri, bigaragarire mu bikorwa. Kubana n'abandi bisaba igihe rimwe na rimwe, bigasaba ubwitange, kandi uburyo bwiza bwo kuvuga urukundo ni ukureba igihe uruha. Umutima w'urukundo nyakuri ntabwo ari ibyo dutekereza cyangwa dukora cyangwa duha abandi, ahubwo ni ikigero twitanga ubwacu. Abagabo akenshi ntabwo ibyo babyumva. Kenshi bajya bibwira ngo numva umugore wanjye n'abana banjye baha icyo bakeneye cyose. Ese ikindi bashaka ni iki? Ese ikintu bifuza ni iki? Icyo bashaka wasigaje wowe. Kubareba ukabatega amatwi, ukabaha igihe cyawe, ukabitaho, ukabaha iruhande, ukabatekereza mu yandi magambo, ukabaha igihe cyawe. Nta kintu ushobora kugisimbura mu by'ukuri. Impano ya mbere y'urukundo kandi ntabwo ari diyama, indabyo cyangwa shokora. Ni ukwita kuri mugenzi wawe
utarora iruhande. Urukundo rurangamira uwo muri kumwe nibwo buryo nawe ubwawe wiyibagirwa. Kwita ku muntu ni nko kumubwira ko nguha agaciro ku buryo nguha ibyo mfite by'agaciro cyinshi. Igihe cyanjye, igihe cyose utanze igihe cyawe, utanze igitambo, kandi igitambo ni cy'umutima w'urukundo. Yesu yatubereye icyitegererezo, aravuga ngo mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro ry'igitambo cy'Imana kubw'ibyaha byanyu. Ushobora gutanga udafite urukundo, ushobora gukunda ngo we gutanga, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana w'ikinege. Nubwo tubigusaba gukunda bivuga gutanga, kureka iyo nkunda binyoroheye, intego zanjye, umutuzo wanjye, umutungo wanjye n'imbaraga zanjye yewe, kugira ngo ngire undi muntu neza. Igihe cyiza cyo gukunda ni ubu. Rimwe na rimwe uburyo bwiza bwo kwikiza akazi kadafite umumaro ni ukwigiza hirya, ariko kuko gukunda aricyo kintu cy'ingenzi mu buzima bigomba guhabwa umwanya wa mbere. Bibiliya iravuga ngo kenshi iyo iravuga ngo tugire neza bose uko tubona uburyo. Mukoreshe igihe cyose mubonye ngo mukore neza uko ubishoboye, ugire neza bikeneye. Ntukaregerere mugenzi wawe utegereza uzagaruke ejo. Icyo ushobora kumufasha ukimufasha uyu munsi, kuko uyu munsi aricyo gihe cyiza cyo kwerekana urukundo. Uba utazi neza igihe ufite ko gishobora kuba kungana, ndetse n'uko ushobora kubikora. Ibintu birahinduka, abantu barapfa, abana barakura, nta cyizere ufite cy'uko ejo hazaza hameze. Niba ushaka rero kwerekana urukundo, byaba byiza ubikoze none, ubwo uzi ko hari umunsi uzahagarara imbere y'Imana. Bimwe mu bibazo wari ukwiye kwibaza, uzasobanurira ute Imana bya mishinga cyangwa ibintu byawe wahawe by'agaciro kuruta abantu? Ninde wumva ukwiye gutangira guhanga igihe cyinshi? Ni iki wagabanya muri gahunda zawe ngo igihe bigushobokere? Ni iki ugomba kwigomwa ibitambo? Uburyo bwiza bwo gukoresha ubuzima ni ugukunda. Uburyo bwiza bwo kwerekana urukundo ni ugutanga. Igihe cyiza cyo gukunda ni ubu ngubu. Kuri uyu munsi wa 16 inshuti yanjye, nagira ngo mvugire yuko intego y'ubuzima bwawe ari ugukunda, kuko amategeko yose asohoreza mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nawe kuko wikunda. Tubona mu rwandiko rwa Pawulo cyangwa Galatiya 5:14. Ikibazo ese uyu munsi tuvugisha ukuri, kubana n'abandi nibyo duha agaciro cyangwa umwanya munini cyane mu buzima? Twakora iki kugira ngo bimere bityo Imana itukire neza? Inshuti bakunzi, ndabashishikariza kugira umwanya munini wo gutekereza kuri ibi ngibi, kuko nk'uko Imana yadukunze ikaduha umwana wayo w'ikinege, natwe twige gukunda cyane aba bikeneye, abanyembaraga muri twe kurusha abandi. Harimo imfubyi, harimo abapfakazi n'abakene bakeneye urukundo cyane, abafite ibintu yewe bakeneye guhumurizwa. Dusengane Imana kugira ngo dushoboze dukore neza iby'urukundo dusaba, kugira ngo turusheho kwerekana Imana muri twe. Mana, urakoze kudukunda, urakoze ko dutoranyijwe tugira abantu bawe, urakoze ko mu nshingano waduhayemo n'urukundo dushoboza kugira urukundo rwuzuye, dushoboza kwigomwa ibyo waduhaye, ngo twerekane urukundo rugira wowe twikuye mu byo waduhaye. Kandi Mana, ugire neza twese tukwifuza, wishanurwa muri twe. Umunsi w'umugisha wawe uturengere muri byose, dukomeze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.